Ikaze inshuti bakundwa mudukurikiye kuri uyu murongo w'inyubako y'Agakiza, mwagize neza guhitamo kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Dufite byinshi byo kuganira, twamaze igihe tubitse mu mitima yacu, tubitekereza, tubiganira mu matsinda mato mato, ariko ni igihe cyo kugira ngo nawe ubwawe uri kure wifuza kumenya ukuri nawe bikugereho. Umwami Yesu rero aguhe umugisha, tuzabana none no mu gihe kizakurikiraho, kuko tugambiriye kwibukiranya kugira ngo turebe ko twahagarara uburyo bukwiye muri kino gihe, kuko mu bintu twabwiwe ikimenyetso kizabanziriza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, ikimenyetso cyegereye kandi gishishana no kwimura Imana kuzaba kuriho mu bantu. Umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwe rwa kabiri yababwiye ko rwose urya munsi wo kuza k'umwami Yesu utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ni ukuvuga ngo uko kwimura Imana niba turimo turakubona, bisobanura ko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri bugufi. Wagize neza kubana natwe, njye tuganira, nitwa Niyonizeye Prosperi. Tuzagumana muri bino byigisho uko umwami Yesu agenda biduha, tuzakangurana kugira ngo turebe uko twahagarara mu buryo bukwiye. Umwami Yesu aguhe umugisha. Taravuga byinshi byo gutangira, reka tubanze dusengane. Niba ushimye kubana natwe, turagushimiye mwami Yesu kuko ugize neza ukaduha umwanya wo kugira ngo duterure ibiganiro byo guhwiturana nk'abagenzi, kugira ngo twibuke aho tujya, tuzirikane iyo tugiye, kugira ngo dukure amaso aho dutuye, twite ku byo watubwiye kugira ngo tutazatungurwa. Bana natwe none no mu gihe kizakurikiraho, kugira ngo icyubahiro cyawe kigende kigaragara hose. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje tubyingingiye mu izina ryawe, amen. Turagushimiye rero wowe nshuti mukundwa washimye kubana natwe kuri iyi chaîne yitwa Inyubako y'Agakiza. Ni chaîne yitiriwe igitabo cy'inyubako y'Agakiza. Ni igitabo tuzavugaho, tuzaganiraho, kubera ko cyitwa Inyubako y'Agakiza, kubera ko kigambiriye kutwereka agakiza kikagereranyije n'inyubako, kugira ngo tumenye ibibura, tumenye ibikwiriye kubamo, tumenye ibibura, kugira ngo ahari tutibwira ko dufite agakiza kuzuye, kandi nyamara agakiza kacu ari igihangari kitagira amadirishya, kitagira inzugi, kidasakaye se, tukaba turi aho tuvuga ngo twarakijijwe, ariko nyamara agakiza kacu nta kintu kibereyemo. Kubera ko ubwo nagiraga ishyaka ryo gushakashaka kumenya imiterere y'agakiza, mbitewe no kubona ubwinshi bw'ibyitwa agakiza, ubwo nagiraga ishyaka naje gusanga koko uko nabitekerezaga ariko biri, hariho udukiza kuruta uko hariho agakiza. Kubera ko nasanze abantu bavuga ko bizera umwami Yesu, kuko umwami Yesu niwe agakiza kabonerwamo, niwe ndi butindeho cyane cyane, usanga batandukanye mu byo bavuga. Ibyo bigatuma n'abantu batizera babiheraho bahinyura, babiheraho bimura Imana, kuko uko kwimura Imana inshuro nyinshi usanga kugirwamo n'uruhare n'abantu bitwa ko bizera, kubera ko agakiza uko katanzwe atari ko kagumye, ahubwo hacuzwemo twinshi kugira ngo bizeze buri muntu ugafite kashobora kubona ubugingo cyangwa kashobora guhirwa. Agakiza bakagize nk'ibikoresho biriho ubu ngubu, mbona Abashinwa aribo bakunda kugira ubwo buryo bwo gucuruza umuntu wese uko yifite. N'agakiza rero mbona ahari ariko bakagenje, kuko usanga buri muntu wese afite agakiza akurikije uko abyumva, akurikije uko abishaka, agakiza gahuye n'uko atekereza, n'uko yifuza, n'uko ameze. Ako gakiza umutekereza ko ari agakiza gashobora kugirira umuntu umumaro kakamugeza imbere y'Imana. Ese ako gakiza mutekereza ko gashobora gutuma umuntu yemerwa imbere y'Imana? Ni ukuri kose ndakurahiye, ushobora kuba ufite agakiza ariko agakiza gahuye n'uko ushaka, agakiza waguze watoraguye, ntabwo nzi uko nabyita,
ariko nyamara ako gakiza n'ukuri ukwiriye kukagenzura, kuko nanjye ndajwe ishinga, nanjye mpangayitswe no kuba umuntu ashobora kuba yibeshya ko afite agakiza k'umwimerere kandi afite igicupuri, afite igipirate yitoraguriye aho ngaho, bikazamubyarira amazi nk'ibisusa ku munsi wa nyuma. Kubera ikindi kuvuga ibyo ngibyo, kubera ko umwami Yesu ubwe yivugiye mu gice cya 7 cya Matayo, amaze kugera ku murongo wa 27, aravuga ngo, amaze kugera ku murongo wa 21, mumbabarire, amaze kugera kuri uwo murongo aravuga ngo, icyo gihe nibwo nzaberurira nkababwira ntimwumve imbere mwakoze zibimwe kuko ntigeze kubamenya. Hazaba harabaye iki? Abantu bazamubwira ngo mwami twigishaga mu izina ryawe, abantu bazamubwira ngo mwami twahanuraga mu izina ryawe, abantu bazamubwiraga ngo wigishirizaga mu nzira z'iwacu, twakoraga ibitangaza natwe ubwacu mu izina ryawe, ariko nyamara we ubwo aberurire ko atigeze kubamenya, kuko abavuga ngo mwami mwami atari bazaraga ubwami bw'Imana, ahubwo abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka ari bo bazaraga ubwami bw'Imana. Imana itugiriye neza. Ni ikintu gikomeye cyane kwisangwa urimo urabwirwa iryo jambo, kandi nyamara waramaze igihe kinini wibwira ko ufite agakiza, ariko ugasanga wari wibikiye fake gakiza. So rero umwami Yesu yampaye gusobanukirwa imiterere y'agakiza, nanjye nimbi gusobanurira nzabikugereranyiriza n'inzu, kuko nicyo kintu nahawe mbona cyoroshye kucyumva, kuko inzu ni ikintu umuntu wese yumva. Udafite inzu akodesha inzu abamo, utayikodesha n'umwubatsi n'abandi. Ni ukuvuga ngo ku muntu wese, ari umuto, ari ukomeye, ari uwoheje, umuntu uwo ari we wese azi inzu icyo ari cyo, azi n'ibigize inzu ibyo ari byo. Niyo mpamvu bishobora kukorohera cyane kurushaho kumva imiterere y'agakiza, byibura tubigereranyije n'inyubako. Imana itugirire neza. Nuko rero ndakwinginga nkuhendahenda kugira ngo rwose uzabane natwe muri uyu mwanya, ahari wazungukirwa amahoro, ahari wazungukirwa kumenya ukuri, kubera ko uko kwimura Imana ntabwo ari ikintu cyatoraguwe, ahubwo ni ikintu cyazanywe n'imyifatire n'imiterere y'abantu bavuga ko bakishijwe, kugeza aho agakiza kahindutse ikintu rusange. Ni ikintu kibabaje cyane kubona imiterere y'agakiza itandukanye. Abitwa abakristo kabona nabo ubwabo nta sano, bizera ibintu bitandukanye nubwo bavuga ko bizera umwami Yesu, ariko imibereho yabo igaragaza ko rwose batandukanye 100%, kubera ko nta sano bafitanye mu mvugo, nta sano bafitanye mu myifatire, nta sano bafite mu byo bizera, nta sano bafitanye ku cyerekeranye n'umubatizo, nta sano bafitanye ku byerekeranye n'amagambo yose yavuzwe n'umwami Yesu. Kandi ikintu gitangaje, bakavuga ko bafitanye isano kubera ko bazahurira mu ijuru. Ni gute se guhurira mu ijuru bishobora kuba icyita rusange kuri utwo dukiza twose? Nkitekereza ibyo ngibyo, nibwiye ko Imana ariyo yakoze ikosa, kubera ko yarobanuye ku butoni. Ibyo nabyibwiraga nk'umuntu, ndavuga nti buri Imana bamwe yaraborohereje ariko abandi irabagora, ariko bose zabaha ubugingo. Nkumva n'ibintu ntumva, nkumva n'ibintu ntashyikira, ariko nigiye imbere nsanze Imana, ntekereje impamvu zabyo, ambwira ati Prosper ntabwo ariko bimeze. Usomye igice 6 cy'Abakorinto uzahasanga amagambo ahamya ko uwizera n'utizera nta mugabane bafitanye, ukiranuka n'ukiranirwa nta mugabane bafitanye. Inzira z'Imana ziragororotse, abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abakiranirwa bazazigwamo. Wagera muri Yesaya 8:20 hakavuga ngo nimusange Imana nibihamya, nimutavuga ibintu n'iryo jambo nta musiki uzabatambikira. Wakongera ukiraho muri Yesaya ugasanga amagambo anavuga iby'inzira nyabagendwa. Yesaya arimo hano akavuga ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Abantu bambaye imitima ntago bazayicamo, ahubwo izitwa cyangwa se izaba iyaba bandi. Iyo mvugo babandi tuzayireba imbere ahangaha, kuko dufite umwanya rwose wo kuzaganira. Imana ituhana umugisha. Igitabo cy'inyubako y'agakiza nicyo tuzaheraho. Ni igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2016, ariko uyu munsi nibwo umwami Yesu anyugururiye irembo ryo kugira ngo tubiganire mu bwaguke. Nawe uri kure, nawe utazi, waheranywe n'umwijima w'ubuyobe buriho mu madini twazaniwe nuko kwimura Imana nyine, nawe byibura ube wagira urutabi, ube wagira uruhare rwo kwigerera ku mwimerere, hanyuma amahitamo azaba yawe hanyuma.
ndakurarika rwose kugira ngo tuzabe kumwe, ntuzacike ikiganiro na kimwe. Nk'uko inyubako yubatse, nk'uko inzu yubatse, niko natwe agakiza tuzagerageza kugasobanura tukagereranyije n'inyubako kugira ngo bizakubyarire inyungu, umenye iyo bihera, umenye iyo bigana, umenye iyo bijya, umenye n'umusaruro bizakuzanira, hato uticara wibeshya ubugingo kandi nyamara nta buhari. Umwami Yesu ntabwo umugisha. Turaza gukurikiraho mu kanya, turaza gukomeza mu kanya tuganira ku byerekeranye n'inzu n'inyubako, aho twabikuye, aho tugana n'iyo tujya. Ntuze gucikwa. Umwami Yesu abane nawe. Muri kano gace kacu ka kabiri kagize igice cyacu cya mbere duhereyeho none, ndagira ngo tuganire ku byerekeranye n'inkomoko y'inzu n'inkomoko y'inyubako mu buzima bw'abizera, kubera ko kugira ngo natwe ubwacu tube dufata agakiza tukagereranya n'inzu, ntabwo ari ibintu dupfa gutoragura, ntabwo ari ibintu dupfa guhimba, kubera ko nyine nitutavuga ibihura n'ijambo ry'Imana nta museke natwe ubwacu uzadutambikira. Niyo mpamvu nituganira mu biganiro byose tuzageramo, ijambo ry'Imana rizatuba hafi, tuzagendana naryo n'ibihe byo gusenga kandi bizatugirira umumaro, kuko dufite intego yo kugira ngo twebwe ubwacu tumenye iby'Imana dushakaho muri kino gihe. Rero ntabwo ndi butangirire ku nzu, ahubwo ndatangirira ku ihema, kubera ko mbere y'uko habaho inzu yitirirwa izina ry'Uwiteka habanje kubaho ihema. Iyo twihuse tukajya mu gitabo cyo Kuva, ntabwo ndi bubisome kubera ko nkuhendahenda cyane, ubwo tuzagendana rwose ufite agakaramu cyangwa se ubonye uburyo uteresharije bino byigisho byacu, byazakubera byiza kugira ngo ujye ubasha kugumana imirongo twavuze tutasobanuye, kugira ngo bibashe kugufasha. Imana itugirire neza, cyangwa se imirongo tutasomye ubashe kuyisomera. Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo rero mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 30 tuhabona iby'ukuntu Uwiteka yabwiye Mose ibyo gushinga kubakisha ihema. Ihema ryari ihema ryitwaga ihema ry'ibunaniro, rikaba natangira ndigereranya nk'aho ari inzu Imana yari igiye kujya ibonekeramo. Rero Uwiteka amaze kubwira Mose kubakisha ihema ry'ibunaniro akurikije icyitegererezo cy'iryo yari yerekeye ku musozi, Mose yubatse iryo hema. Amaze kuryubaka, amaze kuzuza ibintu byose byagombaga kujyamo birimo isanduku y'isezerano yari baje mu mushita, ikagirizwaho izahabu, ikabamo isiti ry'amategeko, ikabamo urwabya rwa manu, ikabamo n'inkoni ya Aroni yarabije uburabyo, ikabamo bya bice byose. Ubwo aho mere nahera cyane ku isanduku y'isezerano yari iriho hejuru intebe y'ihongerero, yari itewe igicucu n'amababa y'abakerubi. Hanyuma ukigira imbere gatoya ukahasanga wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ukigira imbere gatoya ukahasanga icyotero cy'imibavu, ukigira imbere gatoya ukahasanga ameza y'imitsima yo kumurikwa, ukigira imbere gatoya ibumoso bwaho ukahasanga igitereko cy'amatabaza. Ugasohoka hanze, umaze gusohoka ahitwa hera, ukagera hanze ukahasanga kive, igikarabiro. Wakwigira imbere gato, ubwo turi mu rugo rw'iryo hema, ukahasanga igicaniro cy'ibitambo, ukaza no kuza kugera ku rugo rw'ihema ry'ibunaniro cyangwa se kortire y'ihema ry'ibunaniro. Ryari rikoze rero muri ubwo buryo bw'ibice bigera kuri bitatu, ahitwa mu rugo, ahitwa hera cyane, hatandukanijwe n'umwenda ukingiriza ahera cyane. Rero ntabwo ndi butinde cyane mu miterere yaho, ahubwo ikintu nshaka kuvuga, Imana yemeye ko bubaka ihema cyangwa se bashinga ihema izajya ibonekeramo. Ntabwo iryo hema kurimbishwa kwaryo kwari ubwiza bw'izahabu yari yagirijwe ku isanduku y'isezerano, ntabwo ubwiza bwari bushingiye ku, urabona ihema ry'ibonaniro ritegurwa cyangwa ryubakwa, abaturage bose basabwe gutanga ibintu byo kubakisha iryo hema ry'ibonaniro. Rero ririmbishwa n'ibintu byinshi,
yaba imyambaro kuko niyo bari bafite muri icyo gihe, yaba ibitambaro by'uburyo butari bumwe, ndetse byaba n'isakaro ryabwo, ni ibintu byakozwe n'abahanga bari bayobowe n'umwuka w'Uwiteka barimo Besaleli. Rero ihema rimaze kubakwa, ubwiza bw'Imana bwarorotse bugera kuri iryo hema, hanyuma ngo abatambyi babuzwa gukora nubwo bwiza, kuko ngo ubwiza bw'Imana bumaze kururuka, igicu cyaraje cyuzura urusengero. Iryo hema rero igihe cyarageze, igihe cyaryo kivaho, iryo hema ry'ibonaniro. Noneho Dawidi bisa nkaho ari washajishije icyo gihe, cyangwa se wacyuje igihe cyo kuba mu ihema ku isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Hanyuma yinginga Uwiteka ngo amwubakire inzu, ariko Uwiteka ntiyabishima. Uwiteka atabishimye kubera impamvu ze, yaramusobanurira amubwira ati, Dawidi, njyewe uhereye kera kose ntabwo nigeze ngira umuntu nsaba akanyubakira inzu, kubera ko nk'uko Yesaya yabyanditse, nuko Dawidi nawe ubwe yabibwiye yavuze ngo ise ni agatebe, ni intebe y'ibirenge byanjye, ndetse ijuru naryo ubwaryo ni intebe ubwayo nicaramo, mbese wabasha kunyubakira inzu iki? Ubwo ni Yesaya wabihanuye muri 66 umurongo we wa mbere. Rero ubugari n'ubunini bw'Imana ntabwo ari ikintu ntabwo bwari ubwo kuba mu nzu zubatswe n'intoki z'abantu, ariko umwami Imana ageze aho yemerera Dawidi, aramubwira ati, nta kibazo, nzaba hagati y'ubwoko bwanjye, nkuko nabanaga nabwo mu ihema, nzakwemerera no kuba no gushyira ubwiza bwanjye no kubonekera kuri iyo nzu uzubaka. Ariko ntabwo ari wowe uzayubaka, ahubwo umuhungu wawe Salomoni uzayubaka, azaba umunyamahoro ku ngoma ye, azabashishwa kubaka ibyo ngibyo yagambiriye. Dawidi rero ategura umuhungu we kugira ngo azabashishwe kubaka iyo nzu yasabaga Uwiteka akamwubakira, kuko Dawidi yari atewe isoni no kuba aba mu nzu nziza, ariko nyamara Imana ikomeye, Imana ya Israel, ikaba mu ihema. Niko we yabitekerezaga bituma asaba inzu. Rero iyo nzu imaze kuzura, yashyizweho ibintu byinshi cyane by'imiringa, by'ifeza, by'ibyuma itagira akagero, ndetse n'iby'izahabu. Iyo nzu irarimbishwa pe, irarimbishwa mu buryo bukomeye cyane. Ariko imaze kurimbishwa, mu gihe yari imaze kuzura, Salomo afata umwanya wo gusenga, asenga kugira ngo Uwiteka Imana aze yeze iyo nzu. Kuyeza si ikindi, ahubwo kwari uguhamya ko yemeye koko iyo nzu Salomo yari amwubakiye. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ahagana mu bami, mu gitabo cy'abami ba mbere, mu gice cya 6, Uwiteka hari amagambo yavuganye na Salomo nshaka kugira ngo mvugeho gatoya. Bukeye ijambo ry'Uwiteka, n'umurongo wa 11, bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riti, mbonye iyi nzu wubaka, nuko nugendera mu mateka yanjye ugasoza ibyo nategetse, ukitondera amategeko yanjye yose, akaba ari ugenderamo, nzakomeza ijambo navuganye na so Dawidi, mbe mu Bisiraheli, ne kureka ubwoko bwanjye bwa Israeli. Imana itugire neza. Salomo yari akirimo yubaka, ariko Imana iramubwira ati, nuramuka ugumanye nanjye nzakomeza ijambo navuganye so Dawidi, nzaba mu Bisiraheli. Donc umugambi w'Imana kwari ukuboneka, kwari ukuba mu Bisiraheli ntabate. Imana itugire neza. Rero ibyo byarabaye. Salomo yinginga Imana ayereka iyo nzu yari imaze kuzura. Mu bice byakurikiyeho ntabwo ndibuze kubitindaho cyane, ariko cyane nukomeza ukagera mu gice cya 8 uzasanga isengesho Salomo yasenze asengera iyo nzu.
yinginga Imana ngo izayibonekemo, yinginga Imana ngo ijye ibonekera aho hantu. Umuntu wese uzasenga yerekeye iyo nzu azagirirwe neza n'Imana. Umuntu wese uzaba afite ibibazo, umuntu uzaba aremerewe, umuntu uzaba urwaye, umuntu uzaba ashonje, abantu bazaba bafite ibibazo, ubwoko bwayo buzaba bwaragiye mu mahanga, niburamuka bwarajyanyweho umunyago bwahawe ibyaha byabwo, bugasenga bwerekeye iyo nzu, Uwiteka azabumve abagirire neza. Donc yatura imigisha myinshi ayisabira Abisiraheli kubw'iyo nzu no kubw'Imana yari igambiriye kuba hagati muri bo. Nakabaye mvuga ibintu byinshi, ariko nyamara ndavuga mu bikeya. Salomo amaze gusenga isengesho yinginga Uwiteka ngo aze ature, aze agaragaze ko yakiriye, yemeye urwo rusengero Salomo yari yubatse kugira ngo rwitirirwe izina ry'Uwiteka. Hari ikintu cyabaye cy'ingenzi. Icyo kintu turakibona mu gice cya 7 cy'igitabo cyo ku ngoma cya 2 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uvuga iby'icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura urusengero. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo, icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka kubw'icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka. Imana tugire neza kandi Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye icy'ingenzi, agaciro k'ingenzi k'iyi nzu ntago kari kakibaye amabuye, imbaho n'ibindi bikoresho byinshi byari byakoreshejwe, aho agaciro k'iyi nzu kabaye kino cyubahiro cy'Imana cyakigiye kuyibamo n'ubwiza bw'Imana bwagombaga kuba kuri iyi nzu. Nk'uko byagenze ku ihema ry'ibonaniro bamaze kuryubaka, Uwiteka akamanuka akarigeza akemera gutura muri ryo, ni nako ubwiza bw'Imana bwamanukiye kugira ngo bube kuri iyi nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Uhereye uwo munsi kugeza mu bizakurikiraho, Uwiteka yahamije ko azajya abonekera muri iyo nzu hejuru y'intebe y'ihongerero yabaga hejuru y'isanduku y'isezerano. Imana itugirire neza. Nuko rero mu bihe bizakurikiraho nta kindi kintu Uwiteka yari yateganyije, ahubwo yari yateganyije agaciro k'inzu katazaba amatafari, katazaba ibyayubakishijwe, ahubwo kazaba Imana iboneka muri iyo nzu. Imana itugirire neza. Hanyuma ntagiye kure, abantu babanye n'Imana, babana n'Imana iba hagati muri bo kubw'urusengero barebaga. Ariko urwo rusengero, iyo nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, nubwo yaje icyo mu buzima bw'abantu bitwa ko bizera, ariko imbere gatoya baje kuza guhura n'umutego. Ndi ku ijambo ryerekeranye n'inyubako. Inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka yaje gute mu buzima bw'abantu? Inyubako yinjiye ite mu buzima bw'abantu? Rero ikintu nshaka kuvugaho kitari na kinini cyane, nuko iyo nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka abantu baje kuza kuyibeshyaho, noneho baza kuza kwisanga bibeshya ko Imana ikiri kumwe nabo kubera inyubako yari yubatswe, ariko nyamara Imana yaramaze kugambirira gutandukana nabo kubera imirimo yabo mibi. Nusoma mu gice cya Ezekiel cya 10, ahanura yahanuye iyo nzu y'i Yerusalemu yenda gusenyuka. Mu gice cya 10 cya Ezekiel ugisoma byonyine ku mutwe w'amagambo usanga ahantu umwanditsi yakoze inshamake akavuga ngo ubwiza bw'Uwiteka buva ku rusengero. No kuvuga ngo hari igihe cyabayeho ubwiza bw'Uwiteka Imana ya Isiraheli buva ku rusengero. Noneho abantu basigara bafite urusengero rwiza rusa neza, ariko nyamara rutagifite Imana irubonekamo. Basigara biringiye urusengero, ariko nyamara urusengero rutagifite ubwiza bw'Imana. Ibyo nimbivuga wambaza ngo mbese ubishingira kuki, ariko natanga ingero nyinshi zitandukanye, cyane cyane ko Yeremiya ahanura. Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bahanuye mbere y'uko urwo rusengero rusenyukwa, ari mu bahanuzi bakuru bahanuye muri icyo gihe. Atangira guhanura hari ibintu yavuze bikomeye. Mu gice cya 5 cye ku murongo ahagana ku murongo wa 30, ndabivugaho gatoya nihuta. Hari aho yageze aravuga ngo ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu. Uwo ni Yeremiya wari uhagurukijwe no kuburira abantu kugira ngo be kwibeshya ko Imana iri kumwe nabo kandi Imana yaratandukanye nabo. Be kwibeshya ko inzu isobanura ko Imana ihari. Oya, inzu agaciro kayo
n'ubwiza bw'Imana. Ni Imana ihabonekera, ni Imana ituye muri urwo rusengero. Ntabwo agaciro ari amatafari yagirijweho izahabu, ntabwo agaciro ari imbaho z'imyerezi zari ziyubatse, ntabwo agaciro ari imiringa n'ifeza n'ibyuma byinshi byari bitatse iyo nzu byatumaga iba nziza, ahubwo agaciro k'iriya nzu kwari ukuboneka kw'Imana muri yo. Imana itugire neza ko Imana yaragambiriye ko izajya ibonekera hejuru y'isanduku y'isezerano, hejuru y'intebe y'ubuntu. Imana itugire neza. Ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu, agiye kugisobanura. Aravuga ngo abahanuzi bahanura ibinyoma. Ibyo ni ikintu gitangaza cyabonetse mu gihugu, abahanuzi bahanura ibinyoma. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, abatambyi bategeka uko bishakiye. Icya gatatu gikomeye kurutaho, n'abantu banjye bashima ko bagenza batyo. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi n'uyu munsi dufite, ariko ndavuga muri icyo gihe cya mbere ba batambyi baretse kugenda uko Imana yategetse, batangira gutegeka uko bishakiye, kandi nyamara bavuga ko bafite Imana ibana nabo, ariko nyamara batangira gutegeka uko bishakiye. Ba bahanuzi baretse guhanura uko bategetswe, ahubwo batangira guhanura uko babyumva n'uko bashaka. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ikindi kintu cyabaje gikomeye cyane nuko abantu b'Imana bashimye ko ibyo bintu bigenda gutyo. Bashimye ko abatambyi bategeka uko bashaka, bashimye ko abahanuzi bahanura ibinyoma, kubera ko byahuzaga n'ibyo bagambiriye n'ibyo bashaka. Uwiteka yibazaga ngo mbese amaherezo bizabagendekera bite nimukomeza kugendera muri iyo nzira. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero iyo nzu kuko yabereye mu mutego w'Abisiraheli, byatumye Uwiteka Imana agambirira kitagumaho. Iyo nzu yihindura icyavu. Iyo nzu iza gusenywa n'umwami Nebukadinezari. Ntabwo ndi bujye mu mateka, ariko ubasha kubibona mu gitabo cya Yeremiya, kuko yabivuzeho mu buryo bugari, kuko byabayeho mu gihe cye. Rero iyo nzu yaje gusenyuka, ihinduka icyavu, ihinduka itongo. Ariko noneho sindi ubitinde ko isenyuka ry'iyo nzu ryabaye isenyuka nk'iry'izindi nzu zose, kubera ko iyo nzu icyayegeraga ikidasanzwe n'Imana yibonekagamo. Nta Mana ihari, ni inzu nk'izindi zose. Isunge ryayo nuko Imana yayibagamo. Kuba nta Mana ihari, kuba ari urusengero ruhari ko rudafite ubwiza bw'Imana, nta kintu byari bimaze. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'igihe abantu b'Imana baje kongera gusana iyo nzu. Ubwo ndagira ngo nihute cyane, kuko dufite umugisha w'uko ibi bintu tuvuga bishobora kuboneka no mu gitabo cy'inyubako y'Agakiza. Ushobora kukibonera wowe ubwawe uduhamagaye, cyangwa se ukakidownloadinga kuri website yacu, kugitereshaje cyangwa kukidownloadinga. Nta giciro kindi usabwa, kuko icyo twifuza ari uko wowe ugirirwa ubuntu bwo kumenya umugambi w'Imana kuri wowe. Imana itugire neza. Niyo mpamvu tuzavuga tunyarutsa, tuzatema dukokora, kugira ngo tubone uko tugera cyane cyane ku ntego y'ibyo dukwiriye gufashanyamo muri kino gihe. Twihuse rero, iyo nzu yasenyutse yaje kuza kongera gusanwa. Ari naho hantu nshaka cyane kuvugaho akanya gatoya. Ni ukuvuga ngo iyo nzu isanwa, hari abagabo bitangiye uwo murimo, kandi yasanwe mu buryo bwinshi, kuko yagiye isenyuka kubera ko yagiye ihinduka nk'intabwa. Habaga habami batajyaga bayitaho, ikagenda isenyuka, ikangirika, n'Imana bakongera bagasana. Ariko igihe yasenyukaga burundu ubwo yongeye gusanwa mu gihe cya Ezira, mu gihe cya Nehemiya, yongera gusanwa mu gihe cya Zerubabeli, mu gihe cya Yosadaki, ba Yosuwa, mu gihe cya Yosuwa umuhungu wa Yosadaki, no mu gihe cya Zerubabeli nari muvuzeho, wari kumwe n'umuhanuzi Hagayi ndetse na Zakariya. Ntabwo ndi butinde cyane muri ibyo ngibyo, ariko hari ijambo gato nshaka gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Aho mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi mu gice cya 2 hari amagambo nshaka kuvuga gatoya mu gihe basanaga. Umwanditsi yatangiye hejuru ku mutwe w'amagambo avuga ngo ubwiza bw'urusengero rushya. Ku murongo wa 2 handitse ngo bwira Zerubabeli mwene Shalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye muri ubu bwoko, muti mbese muri mwe hari uwasigaye warabonye ubwiza bw'urusengero? Muri mwe hari
usigaye wari warabonye ubwiza bw'urusengero rwahoranye mbere, kuri ubu rurasa rute? Uko muruzi si nk'ubusa. Naho kantu nashaka gato, Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo nabo ubwabo nubwo basanaga barasanye urwo rusengero rushya, ariko nyamara nabo ubwabo barureba babonaga ubwiza bwarwo budahwanye n'ubwa mbere. Mu gitabo cya nibwira ko ari icya Ezira naho uhasanga igihe urufatiro rwari rumaze gushyirwaho, abasore barishimye banejejwe nuko babonye urusengero rushyashya, ariko abasaza bo bazamura ijwi ry'amarira kuko nyine uko barurebaga babonaga ari nk'urusa ukurikije urusengero rwa mbere. Ntabwo ndi butinde mvuga ku bikoresho byarwubatse, ahubwo ndashaka kwivugira ku kindi kintu cy'ingenzi cyabaye ku bantu barwubatse. Abantu barwubatse nyine basannye uko bashoboye, bashobojwe n'imbaraga zabafashaga muri icyo gihe, imbaraga z'Imana zabafashaga muri icyo gihe. Ariko urwo rusengero nubwo rwasubiyeho, ariko nyamara Imana yari igambiriye ikirutaho kuba cyiza kitari urwo rusengero. Ni ukuvuga ngo aba bantu barasannye, ariko bamaze gusana n'ubundi hashize ibinyejana bigera kuri 5, nta yerekwa ryeruye, nta jwi ry'ubuhanuzi. Bamaze gusana urwo rusengero rwasanwe ruriho kugeza mu gihe umwami Yesu yavukiye. Nta mirimo, nta bitangaza, nta gusurwa n'amarayika, nta yerekwa, nta jwi, nta buhanuzi, ntacyo. Hariho ituze, cyari igihe n'ubundi urusengero rwariho rwarasanwe, ariko nyamara ubwiza bw'Imana butaboneka muri rwo. Ngiki kintu nifuza ko duheraho cyangwa tuzatangiriraho tugitekerezaho, kubera ko kuba urusengero ruriho cyangwa kuba urusengero ruriho ntabwo bisobanura ko ubwiza bw'Imana burubamo, kubera ko kuva ubwiza bw'Imana bwaruvaho ntabwo bwongeye kugaruka, ahubwo buzagaruka mu gihe cya nyuma ku rusengero rwa gatatu. Ntabwo ndi buruvuga kuko ntari bwinjire muri ayo mateka, ahubwo ikintu nshaka kuvuga ngiki: ubwiza bw'Imana bwavuye ku rusengero ntibwarugarukaho, ariko abantu bagumana inzu. N'uyu munsi niko bimeze. Uko agakiza kari kameze, ubwiza bw'Imana bwavuye ku gakiza, abantu bagumana icyitwa agakiza, ariko wareba agakiza abantu bafite ugasanga nta bwiza bw'Imana bukabonekamo, ugasanga nta Mana irimo. Niyo mpamvu abapagani basigaye nyine barabifetse, babiririmba gutyo bakabiririmba mu kabari, kubera ko mu Mana bavuga ubwo bwiza bw'Imana nta burimo. Umuntu aravuga ko akishijwe, ariko ugasanga ni manyanga, ugasanga niwe mujuru, ugasanga niwe mubeshyi, ugasanga niwe gisambo, ugasanga nta hantu atandukaniye n'ubuzima busanzwe bw'umupagani. Ibyo bigatuma Imana ihinyuruka, igatuka mu banyamahanga, indirimbo z'Imana zikarembwa mu kabari, kubera ko abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka baziruye. Izo nyubako gakiza rero z'ibicupuri za Pilate zatumye izina ry'Uwiteka Imana ritukwa. Ariko ndirinjye ntashidikanya ko gakiza y'umwimerere ikwiriye kongera kuzamuka muri kino gihe cyacu cya nyuma, kugira ngo ihesha umugeni kwitegura. Icyo ni kimwe, kugira ngo itegure abakozi bagomba guhangana na Antikristo imbona nkubone muri kino gihe, kandi kugira ngo n'abantu bajyanwaho umunyago n'inyigisho z'ubube ziri mu madini babashe kubona ubuhungiro, babashe kubona ihumure, babashe kubona aho bakirira ibyo biroha, ayo mazi yanduye banyweye. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Turakurarika tuguhendahenda cyane kugira ngo utwemerere ubikunze kuzabana natwe mu mwanya wose w'inyigisho z'inyubako y'agakiza, kuko umwami Yesu yanashidikanya kazabana natwe. Kandi nkomeje kubabwira, inyubako y'agakiza ni igitabo ushobora kubona mu buryo bworoshye, kuko umwami yaduciriye akanzu ko kubona kopi nyinshi. Nawe ubwawe ushobora kuyibona kandi mu buryo bukoroheye. Ntabwo ndi hano kugira ngo ncuruze, kuko mfite imirimo nsanzwe nkora imbeshejeho, ariko atari n'icyo gusa, kuko naherewe ubuntu nanjye mfite inshingano zo gutangira ubundi. Rero ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo rwose wite cyane ku myubakire ufite, hato utazatungurwa, kubera ko imbabazi z'Imana ziracyariho, zigukangura, zikwinginga, ziguhendahenda kugira ngo nawe uve mu mwijima, uve aho wahabiye, umenye ukuri, umenye umugambi Imana igufite.
ntuzacikwe n'ibice byacu bizakurikiraho. Ugifungura website yacu uzayibona biri ku murongo, igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Ndakwinginga cyane n'imbabazi z'Imana kugira ngo ufate umwanya wawe ukurikirane ibi byigisho, kuko Umwami Yesu nzi neza ko afite umugambi mwiza kuri wowe. Reka dusubikirane igice cya mbere, ariko ntuzacikwe ikizakurikiraho. Reka dusengane. Turagushimiye Mwami Yesu umugambi wawe mwiza kuri twebwe, kubw'ubuntu bwinshi ufite, kubw'ineza nyinshi no kubw'ibitekerezo bitarondoreka. Ndaguhendahenda rero kugira ngo wemere gufasha imitima yose, kugira ngo ubwo tuzakurikizaho ibindi biganiro, Databuja mwiza, imitima yose izashishikarire kumenya ibyo ushima n'ibyo ushaka kuri twe, kubwa Yesu umucunguzi. Urakoze, amen. Dufite iminota ingana?